turongeye turabasuje kandi turizera ko mumerewe neza cyane. Uyu munsi ni ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa gatatu 2025, aho dukomeje kuvuga ngo abapayiniya bose aho muri mwese nk'abapayiniya twizere ko mumerewe neza, kandi amakuru nk'uko bisanzwe mukaba mukomeje kuba mugenda muyakurikirana, aho twavuga ngo uyu munsi wa none kuri ino tariki ya 10 turacyariho tubara n'ubundi iminsi mike gusa, iminsi ibarirwa ku ntoki gusa, birumvikana ni iminsi ine kugira ngo twongere kuba n'ubundi tumenya amakuru nyirizina ateganyijwe kuri iriya tariki ya 14, aho byitwa ko ari P-Day. Abantu benshi nyine bategereje amakuru menshi cyane. Ngira ngo nyir'ubwite ari we Dr Nicolas yarivugiye ngo iyi niyo last P-Day igiye kuba rero ubwiwe yarabyivugiye nka nyir'umushinga, akavuga ngo ni last P-Day ibaye. Byumvikana ko mu by'ukuri icyo ni icyizere. Hari igihe nyine twicara tugashidikanya, umuntu akaba yumva aracyabikekeranya, kandi koko ntabwo byabura mu muntu ikintu ubundi utaranabona, utarageramwo, utarabona cyasohoye, ntukahite ucyegereza umutima cyane. Hari igihe iyo ucyegereje umutima cyane bigukomeretsa iyo kitabaye, cyangwa se hakaba impamvu runaka zatuma begspendinga igihe kikaba cyakwicuma imbere. Rero biba byiza kuba ubiteganyije ariko utabyegereje umutima cyane, kuko iyo bibaye nibwo ubyenjoyinga neza, kandi iyo bitabaye nabwo ntago bigusigira gukomereka ngo uvuge ngo kuki bakubeshye, kuki bitabaye. Ariko reka twizere dufatikanyije hamwe tuvuge ngo ku itariki 14 something cook in kitchen, ikintu gitekewe mu cyikoni rwose twiteguye kucyakira ku meza ku itariki ya 14. Ndumva umupayiniya wese rero ahari akagera uyu munsi akwiye kuba afite ayo makuru, afite ako kanyamuneza. Byanze bikunze umuntu ufite payi ziwe kuri wallet, umuntu uyu munsi wa none uvuga uti jyewe payi zanjye narazibonye, ngira ngo ntago yareka kuba afite akanyamuneza, ntiyareka kuba afite ibyishimo yumva biri mu mutima we, mu kuvuga ngo iriya tariki mpuzamahanga iteguweho ko hari amakuru mashya y'uyu mushinga ku rwego mpuzamahanga azajya hanze. Ndumva icyo ni ikintu gikomeye cyane. Yes, twikomerejeho n'andi makuru. Birumvikana twebwe twese uyu munsi aho tugeze ni ukuvuga ngo ibigomba gukorwa abantu benshi barabikoze. Uyu munsi umuntu wenda ugishidikanya ku byo yagomba gukora ni ba bantu baba barataye amakonte yabo, ba bantu baba batakimayininga, ba bantu baba basa nkaho babivuyemo. Ariko umuntu ukurikirana actualite zose za buri munsi, ngira ngo uyu munsi ari update. Iyo tuvuga kuba update tuba tuvuga hariya muri liste mu cyo bita main checklist. Murabizi ko muri main checklist niho hantu unyura ukagenda ukazirikana kumenya niba konte yawe iri ku murongo. Iyo usanze ibyitwa main checklist byose byarabaye icyatsi, ni ukuvuga ngo iyo konte yawe ibiri ku murongo neza. Hanyuma benshi rero murabizi ko nanone konte zanyu zagumye kuba hariya mu 9 kuba ikijuju, ariko ngira ngo hari abantu batangiye kugenda babona ama migration. Ngira ngo n'uwamamagaye uyu munsi nawe yaramaze igihe, ariko yisanze zabaye migre zagiye kuri wallet. Byumvikana ko rero nabo zitarageraho mwese no kwihangana kandi bizakunda. Gusa harimwo ku bantu baba bagihereza ama liveness, niba ukibona baguha liveness ugomba kuyikora, kuko hari itangazo rivuga ngo niba uhawe liveness ntuyikore bizadelayinga, you will be delayed kuba waba migrated. Ni ukuvuga ngo kudakora liveness bari kuyiguha byongera ubukana bwo kuzatinda kubona migration. So rero ni byiza ko abantu bose mutekereza uburyo niba mubonye zira liveness mukwiye kwitabira kuzikora, kugira ngo mugabanye ibyo byago byo gutinda guhabwa migration. Urabizi ko migration igihe cyose uyibonye kugezeho nibwo uhita utangira kubara ko ufite amafaranga. Uyu munsi payi ni amafaranga, ngira ngo icyo gisobanuro ubwacyo kirihagije, kuko uyu munsi niba payi uyifite muri wallet yawe byonyine irindiriye ecosystem yuko itangira, icyo ni igice kimwe kikwemeza ko payi ari amafaranga.
igice cya kabiri ni uko uyifite ushaka kujya kuri iriya soko mpuzamahanga ryayo ry'ivunjisha, nubwo ari igiciro tujya tubara ngo ni nk'igiciro cy'abazunguzayi, ariko nabwo wahagera ntago warara ubusa. Ikindi cya kabiri, hari igihe wahura n'umuntu mugenzi wawe cyangwa inshuti yawe ukamuha cyangwa nawe akaba yaziguha. Byumvikana ko rero payi kugeza uyu munsi ku muntu uyifite kuri wallet afite amahirwe yose 100% yo kuba hari ikintu cyamumarira. Gusa iyo tuvuga ibi ngibi turababwira ngo payi ntabwo ari amafaranga aremererwa gukoreshwa mu Rwanda. Ibyo nabyo mujye mubizirikana, mwibuka ko hari amategeko n'amabwiriza bibigenga. Rero nanone ugomba kumenya uko byitwaramo, kuko niba ushaka guhaha cyangwa kugura no kugurisha muri payi, ugomba kwibuka ko hari ibindi biba biteganwa biba bikwiye kubahirizwa. Kandi muzi ko bagikomeza kutubwira ko tugomba gutegereza igihe hazaba hari kwigwa neza imishinga nk'iyi ngiyi. Gusa nanone ntibivuze ko umuntu ufite payi ziwe ku masoko mpuzamahanga yahabonye ibicuruzwa, wenda ntibivuze ko atazabihaha mu rwego rwo kuvuga ngo uyu munsi nk'uko wahaha ku masoko mpuzamahanga, ibyo twakunze kubivuga, ushobora guhaha nabwo muri ubwo buryo. Ngira ngo nabwo iyo tubisubiyemo ni uko tuba tugira ngo abantu barusheho kubyumva. Payi uyu munsi izahahishwa muri ecosystem, ariko nukenera kuyikoresha mu bundi buryo, wenda ufite ubundi buryo nawe uzabyubakira cyangwa se uzabisaba aho biri ngombwa bitewe na situation izaba ihari. Mwibuka ko icya mbere gitegerejwe ni ukugira ngo payi ibanze kwanza iboneke nk'amafaranga. Ese koko payi yamaze kuba? Yes, birumvikana rero, ibyo nta gushidikanya. Wenda reka twifashishe urugero rw'ahangaha muri iyi systeme ku makuru batanze cyangwa se amakuru ari kuhagaragara. Murabona ko aha muri iri bara ry'icyatsi harantu batubwira ngo P-coin market budget. Murabona ko hariya berekanye biliyoni 5, bavuga ngo nizo zizajya ziba increased kuri budget ya buri mwaka. Ayo ngayo bakavuga ko azajya akoreshwa ziriya biliyoni 5 muri marketing mu gutangira. Bayiteganyije nk'azakoreshwa mu gutangira mu bijyanye na marketing. Noneho ku yindi poe bakavuga ngo P-coin partners, wenda utusurinyeho nitwo nashatse ko tuvugaho. Kuri iyo mpamvu twariho tuvuga ngo P ubwayo irihagije mu buryo izaba itangiye gukora nk'amafaranga. Aba bavuga ko ni financial institutions, blockchain communities, education. Aha murumva muri karagapuweho muri P-coin partners bemera ko bazakorana n'ibigo bifite aho bihuriye no kwigisha. Harimo ibyo bita tech companies. Tech, iyo bavuze tech ni technology. Tech companies, finance institution, tech companies, hakabamo na financial institution na blockchain communities. Birumvikana bakahita bagaragaza ko abo ari abafatanyabikorwa ba mbere, bakongera bakagaragaza abandi bafatanyabikorwa ba kabiri nabo bise non profit institution cyangwa se non profit. Ni yama ONG cyangwa bya bigo bidakorera leta byikorera, ariko bifite aho bihuriye nyine no gukora mu buryo bushyira mu gaciro amafaranga nk'aya ngaya y'ikoranabuhanga. Ariko nanone bakongera bakagaragaza ibindi bigo noneho byo bavuga ngo ni leta muri rusange, aho bavuze government agencies. Aha hose ni uruhare rw'abantu bitwa abafatanyabikorwa biteguye ko bazagira uruhare runini mu gutuma payi ikoreshwa nk'amafaranga mu buryo mpuzamahanga, umuntu wese adafite kwikandagira cyangwa gushidikanya. Ikindi gice cya gatatu ni icyo bise influencers, media outlets cyangwa se game companies na health tech firms. So ahangaha muri social media, muri influencers, muri gaming companies,
birumvikana biriya bikorwa byose biba bifite aho bihuriye n'ama games cyangwa se ama social media. Urumva dushobora no kubanga izi za YouTube, dushobora kuvuga za Facebook, dushobora kuvuga iriya mikino ikomeye, imikino y'amasiganwa y'amagare, imikino y'imipira, ibyo byose byitwa ama games. Uyu munsi urazi ufashe sector y'ibintu by'imipira, urazi ko kuva na kera abantu bakunda urubuga rw'imikino mujya mwumva amafaranga akayabo k'amamiliyoni gakoreshwa mu bakinnyi mpuzamahanga. Niho hantu usanga havugwa amafaranga atabaho mu bandi baturage. So aha rero urumva naho bahateguriye kubakoresha mu bafatanyabikorwa. Ibaze payi igihe yaba wenda uyu munsi umukinnyi wari uzwi cyane ni Ronaldo. Ibaze uyu munsi bakaba bati Ronaldo ahembwa payi 3 ku kwezi. Urumva icyo gihe wahita wumva noneho ya mamiliyoni asanzwe ahembwa bari kuyabarira noneho mu mapayi. So aha rero naho bagaragaza urwo ruhare rwabo mu kuzakurana na partner bishingiye muri games. Ibindi urumva ni social media, harimo nyine ibyo twari tubayeho urugero nk'ubu izi za YouTube. Mwazi ko YouTube itunze abantu benshi, ihemba abantu benshi ku isi. Abantu benshi ibi biganiro bakora, abantu benshi business zabo uyu munsi bazerekeje hehe? Kuri YouTube. Byumvikana ko YouTube nayo isohora akayabo k'amamiliyoni menshi mu kwezi, mu mwaka, ahembwa abantu. So byumvikana nanone ko kuba yaba payi baba barateganyije nk'abapartners cyangwa se abafatanyabikorwa, ni urugero rwiza rwo rusobanura ko iyo payi izakoreshwa cyane nk'amafaranga afite ahantu henshi ahuriye n'ibintu byinshi bitandukanye. Kandi ibyo nibyo bizagenda biha icyo bita utility and usability. Nibyo bizatuma payi igira agaciro, nibyo bizatuma payi yitwa ya madolari uba uvuga ngo mbese byashoboka ahangaha mu gihe cyose byaba biri kwemera gukoreshwa muri izi sectors zose. Ni urugero rwiza rwumvikana rudasubirwaho ko payi izaba igenda yinjira mu gaciro kayo. Ibyo rero nta handi biteganyijwe ejo bundi gusa nyuma y'uko hiswe ko habayeho launch. Yes, dukomeje n'andi makuru murabona ko turayafite. Dufite amakuru hano agaragaza yuko muri Amerika umushinga wo gukoresha cryptocurrency bamaze kuwakira kandi bari kuwigaho, bari no kuwunoza. Byumvikana ko hasigaye gusa ko uzemezwa ugasohoka nk'itegeko. Aha rero uyu witwa Justin ni umu-influencer ukomeye, ajya atanga n'amakuru menshi yaba ku bijyanye na payi cyangwa se n'amakuru ya cryptocurrency muri rusange. Aha ngaha yavuze ko Amerika itegeko rishyiraho riteganya gukoresha ama cryptocurrency rizanashyiraho uburyo ibigo by'amabanki nabyo bizaba biyashyira mu bikorwa byabo bya buri munsi. Byumvikana ko amabanki muri Amerika nayo azisanga byanze bikunze yatangiye kuba yihuza n'imishinga cyangwa se n'uburyo bw'imikoreshereze isanzwe ya cryptocurrency. Byumvikana ko uyu munsi Bitcoin, Ethereum n'andi ntabwo uzaba ukivuga ngo ni amafaranga utakwishyura muri serivisi cyangwa mu bicuruzwa muri Amerika, cyangwa se utakwishyura unyuze kuri banki. Ibyo urumva ni umushinga bagaragaza ko ariho uri kwerekera, bagaragaza ko muri ibyo byose bubaka ariho uburyo bw'imyishyuranire bw'imikoranire bugiye kuba bwerekeza. Yes, ngira ngo rero ni ibintu mubona ko ni umu-influencer ukomeye cyane. Kuvuga aka topic gusa urabona ko 1,800,000 babirebye mu minsi itarenga 2. Urumva abakurikiranwe nawe n'abantu benshi, ni ku rwego rwa ba Elon Musk nawe niwe uvuga ikintu kimwe 2,000,000 zikarara zikibonye. So ahandi twongera kubabwira ni kuri iki bita Stellar rero murabizi ko uyu munsi umuntu ugomba kuyimenya nashaka yanayiga. Reka tubabwire ngo Stellar unabishaka muri ya porogaramu tujya tuvuga ngo hari abantu bifuza kwihugura ku ikoranabuhanga, natwe tuba tubabwira ko tuba tukihugura, ariko nanone ubumenyi abantu bagenda baburutana. Wenda ibyo uzi si byo nzi, cyangwa se nanjye hari undi wizi kundusha, ariko muri bwa bumenyi ushaka kwiyunguraho kugira ubwo uzamukaho. Ubu ngubu iki bita Stellar, ubundi iyo tuvuze muri ibi bintu muri iki gihe ushobora gutekereza ku kintu bita P2P payment. Ni iki? Ikora gute? Yakugira uwe mumaro? Ese uyikeneyeho ayahe makuru yazagufasha iki? Ukaba interested kuri yo
P2P ukayiga ukayimenya. Noneho rero uyu munsi tugiye kwinjira ku cyo bise Stellar. Iyi Stellar barakubwira ngo ni building the real world. Ngira ngo iyi ngiyi Stellar niyo izaba iri connected n'iriya KFS. Ni ukuvuga ngo bakimara kubihambiranya ni uburyo buzaba buri buhuze imikoreshereze y'amafaranga yo mu ikoranabuhanga, kandi noneho bikaba bisa nkaho wagira ngo uri muri banki. Ni ukuvuga ngo muri iyi Stellar harimo ubwaho amafaranga y'ibihugu byose bitandukanye, n'amanyarwanda y'iwacu uzajya uyahasange, n'ay'ikindi gihugu cyose utekereza uzajya uyahasange. Byumvikana ko iyi Stellar ifite tekinoloji ikomeye cyane, kandi niyo iteganyirijwe nk'uko na payi zacu zizahimukira, noneho bakanayikonegtinga kuri KFS, nayo ikahita yikonegitinga ku bijyanye n'amabanki. Byumvikana ko rero ni amakuru meza ari imbere dutegereje. Ikiri esansiyeri gusa ni uko payi iri buze ikitwa amafaranga. Ubundi kwitwa amafaranga kwa payi nibyo bizaba urufunguzo rufungura ibintu byose utigeze urota, utigeze unashyira no mu bwenge bwawe no mu nzozi zawe, uzagenda ubisanga hano muri payi byahakorewe. Kubera iki? Kubera imbaraga, kubera generasiyo turimo. Wibuke ko imishinga yose iri kubakwa cyangwa iri kugenda ijya mbere ni imishinga yose yitwa ko yubakiye mu cyo bita Web3. So iyi Web3 rero urumva ni new technology, new generation. Urumva hari andi ma generation yagiye atambuka, generation 01, generation 02, urumva rero ni generation 03. So ahangaha rero byumvikana cyane ko hagiye kuba hagaragara impinduka mu ikoranabuhanga zikomeye cyane. Twihuse cyane uyu munsi turumva dushaka kwihuta tukaganiraho gakeya ku kiganiro twari twateguye. Aha nanone ni urukuta rumwe rugaragaza ko amakuru ari aya Dr Nicolas. Ngira ngo wenda rimwe na rimwe hari abantu bashidikanya bakaba se uyu muntu wabivuze ni Dr Nicolas, ariko twe tujya kubivuga rimwe na rimwe tukajya no kugerageza kugenzura ayo makuru. Wenda bitavuze ko tutana kwibeshya, ariko nanone ubundi cyambere tuba tugomba kumenya ese waba yavuze ibintu we ari habeshya yaba bifitemo iyihe nyungu. Ese aba yabivuze atari ukuri, ubundi twebwe tubikurikiranye bitumara iki? Icyambere nuko aba yatari byo aba yahemutse, ariko nanone ku rundi ruhande aba harabo yahaye motivation, harabo yahaye imbaraga. Ariko tugarutse gakeya ku by'uyu Dr Nicolas yanditse aha, haravuga ngo P will become the United States nation digital reserve currency and its value will be recognized by globally. Icyo kintu ngira ngo muracyumva neza. Uyu munsi abariho bavuga bagenekereza bo babyita ko ari Bitcoin igiye kuba United States National Digital Reserve Currency, ariko uyu munsi ntago wavuga ngo Bitcoin iri bufatwe nk'umwana ushyirwa ku ibere kuruta uko Pi Network yaba iriho ibiteganyirijwe, kuko uyu munsi Bitcoin ntago ifite usability, nta nubwo ifite community nk'iya Pi ifite. Ntago Bitcoin uyu munsi wayitekereza mu bihugu 233 bimaze kuvugwa ko birimo aba pioneers ku rwego mpuzamahanga. Byumvikana ko rero kuba Amerika ubwayo yavuga ko reserve y'ikigega cyabo ishingiye kuri Pi Network ni ikintu cyumvikana cyane, kandi gifite ubusobanuro, gifite icyerekezo ubwacyo kisobanura kurenza ko wabyita ko ari Bitcoin. Nawe andi makuru rero ndumva yo tuzakomeza tuyabona, ariko icyo mugomba kumenya nuko umuntu wese ufite amahirwe yo kuba yarabonye Pi, nakubwira ngo kuri iyi si nubwo twe twagiye tubaha amakuru mukayakunda mukayakurikirana akabakuza akabarera, uyu munsi mukaba mufite Pi zanyu rwose mu by'ukuri ni ikintu ubwawe rimwe na rimwe uzicara ukajya ubitekerezaho bikarenga ubwenge bwawe, ukibaza ukuntu wabonye Pi, ukibaza ukuntu zitunze, ukibaza ukuntu wagiye ukurikirana ibinyamakuru nk'ibi bya OTC Group, amakuru twaguhereye ubuntu gutya ukayumva ukayakurikirana akaguhesha amahirwe yo gutunga ubutunzi nk'ubwo uzaba utunze buhenze buremereye. Uzasanga ari ibintu bidafite aho bihuriye we n'imbaraga washyizemo ngo hanyuma nyuma wisange ufite iby'agaciro nk'ibyo ufite. Ariko nyine ubushize twarababwiye ngo muzibuke kujya mukora ibyiza, muzibuke kujya mufashanya, muzibuke kujya
munahanana payi ku bantu bafite ibibazo. Ibyo byose nyine ni rwa rukundo, ni wa mutima mwiza mugomba gutangira kuzubaka hagati muri mwebwe cyangwa se hagati muri twebwe twese, hakabamo umutima mwiza muzima. Hanyuma ikindi twababwira rero, mwumva uyu munsi nyine turi kwihuta ku makuru yacu. Doris Yini murabizi ko ari umuyobozi ukomeye, umuyobozi ufite ijambo rikomeye, umu-influence ukomeye muri Pi Network. Ngira ngo uyu munsi kuba wabaza umuntu wakurikiranye amakuru neza ya Pi Network akaba atazi Doris Yini, uwo nguwo tumufata nk'aho nyine atari umurida. Ntabwo yaba ari umuyobozi cyangwa se umuntu ushobora gufasha abandi mu bijyanye na Pi atazi Doris Yini, urumva byagorana. Kandi ntabwo ari ukumumenya muri Afurika gusa, azwi ku rwego mpuzamahanga. Byumvikana ko nyuma ya Dr. Nicolas na Core Team, na Doris Yini wamubara mu bantu bazwi ku rundi rwego ruri hejuru. Ndetse ubwo impamvu amenyekana birumvikana, ni igikorwa yahagarariye, ni igikorwa yatumye kimenyekana ku isi, aricyo cyitwa GCV Movement Founder. Niwe wabikoze, niwe wayishinze. So kugeza uyu munsi rero twavuga ngo urwego iriho ni urwego rwiza kandi rwiyubatse, ku buryo uyu munsi GCV iramutse ibaye biriya 300, ngira ngo hari ibikombe, hari imidari, hari ibintu byinshi byitwa ko byazahabwa uyu mugore Doris Yini, cyangwa se n'abandi bafatanyabikorwa, cyangwa se n'abandi bayobozi bose bafite aho bahuriye no kwitwa aba GCV ambassador, babiharaniye, babikoreye. So icyo dushatse kumuvugaho rero ni iki: nubwo ari umuntu influencer ukomeye cyane kandi ukurikiranwaho cyane ku makuru atanga, ariko hano murabona yabashije kuba asubiza direct umugabo utazwi cyangwa se bagaragaza mu yindi sura y'umusaza witwa Satoshi Nakamoto. Ngira ngo Satoshi Nakamoto murabizi ko ari we bavuga ko niwe nyiri Bitcoin. Rero ku makuru yagiye agaragara ku rukuta rwa X cyangwa Twitter, hagiye hagaragara cyane ko uwo mugabo witwa Satoshi Nakamoto utakunze kuba yaravugaga cyane, iki gihe noneho yarahagurutse aravuga, biremera. Abantu bamubona ari kuvuga cyane ku rukuta rwiwe, ndetse aho atatinye kugaragaza ko na Pi Network ayiha congratulation, ayemera kandi ayubaha, ayiha agaciro. So aha rero byaje kurangira Doris Yini nawe amushimira cyane kuri ubwo buryo bwa recognition mu rwego rwa Pi, aho yatangiye avuga ngo thanks dear Mr. Satoshi Nakamoto, inspired and guidance. Byumvikana ko yagaragaje indanga bavuga amarangamutima, cyangwa se ni amarangamutima afite kuri Pi. Nibyo Doris Yini hano yamushimiye, ngo warakoze cyane kugaragaza uko ubyiyumvamo ndetse ugatanga n'umurongo. Urumva yavuze kuri Pi, agira ibintu byiza yivugaho, avuga icyerekezo cyiza ifite, ariko Doris Yini nyine agenda agaragaza nawe izindi ngingo yagiye anasa wenda nk'umwunganira kugira ngo byumvikane neza. Rero yavuze ngo nanone Pi Network has a strong community and 3-year GCV education ecosystem. Byumvikana ko nyine yagaragaje ko Pi ku isi ifite abantu bayizi, bayimenye benshi cyane kurenza ikindi kintu cyitwa muri cryptocurrency wavuga uyu munsi. Nanone kandi anagaragaza ko ifite uburyo yiyubatse kuri education. Niyo mpamvu uyu munsi nta kindi kintu wasanga ku isi kiri muri ingeri ya digital currency ya cryptocurrency wasanga gifite abambasaderi, abantu bagihagarariye, babyemera, bakabirarira amajoro, bakabikorera amanywa nijoro, kandi nta zindi nyungu z'aka kanya babonye, ariko bakavuga ngo no, reka twubake, we never know, ejo n'ejo bundi ibi twubatse bizaba bifite agaciro karenze imvune twatakaje cyagiye twariho tubyubaka. Yes, ahangaha rero yamusubije byinshi, ngira ngo ntabwo twiriwe tujya kubinyuramo byose. Icyo yanamubwiye kindi nuko yemeje neza adashidikanya ko Pi agaciro kayo kubakiye ku 314 nk'urwego rw'amafaranga mpuzamahanga rwazagenderwaho. Aha rero ni amakuru abakivugwa, ni biba bigiteganyijwe. Turababwira ngo itariki ni 14, nta mpamvu yo kuyegereza umutima cyane, nta n'impamvu yo kuyihungisha umutima cyane. Ibintu ukora byose ujye ushyira mu kigero
kitakumaramo imbaraga cyangwa se kitanagutwara imbaraga zawe. Wemere ko kuba uyu munsi ufite payi ibyo biraguhagije, nubwo wagenda ukajya mu ishuka ukaryama ukiyorosa ukazakanguka ku itariki 18 uzaza usanga ibyawe birahari, kandi ibyawe niba ari agaciro kabyo ntaho kazaba kagiye. Yes, rero birumvikana aho tugeze naho ngaho, kandi hari amakuru meza aryoshye. Tukwibutsa gusa ko iyi Stella Consensus Protocol ugomba kwitangira kuyitekerezaho, kuyiha agaciro, kuyiga, kuyigisha, cyangwa se kubona uburyo utangira kuyintegratinga nka new tools izakorerwamo byinshi cyane ku bijyanye na Pi Network. Ikindi twababwira rero nuko ibigo bikomeje kwitegura, hari amakampani akomeje kwitegura, hari amasisiteme akomeje kwitegura. Ibyo byose nta kindi byiteguriye, ni ijambo rishobora kuzatangazwa ryatangiza ku mugaragaro agaciro ka Pi Network. Byumvikana ko Pi Network nitangizwa agaciro ku mugaragaro, yaba ari ibyo bigo bya CB bifite amayikamase, bifite ubwo buryo byateguye, yaba ari za pilot zifite logistique, yaba ari za P2Go zifite amaserivisi yo ku hospitality ndetse n'ibindi. Natwe twese ibyo twateguye n'amasisiteme turimo n'amaorganizasiyo twubatse, ibyo byose ikintu kizabihesha ijambo, kizabihesha agaciro ka nyuma, ni ijambo rishobora kuzavugwa ryitegura gufungura uyu mushinga ku mugaragaro. Ni ibyo byonyine bizaba bisabwa, ibindi byose mukabona bitangiye bijya ku murongo. Uyu munsi rero ni ukuvuga ngo hari uwajyaga asobanura kera filimi, ni uwo bita Yanga nyakwigendera, ariko nyine yajyaga avuga ngo amaso muyahange ekara. Ubwo natwe reka kuri 14 tuzahanga amaso telefone zacu, turebe ikihavugirwa, turebe ikihagaragara. Ariko nanone icyo twakubwira cyo nuko wagize amahirwe kuba waramenye payi, ibindi byose byitwaremo neza, wirinde abagushuka, wirinde gukora ubucuruzi butemeye muri payi. Ibintu byose biri ngombwa ubitegereze. Turizera neza ko kuba ufite payi ubwabyo gusa wamaze kuba umunyamugisha. Ciao rero, amakuru yo nagaruka, amakuru n'ubutaha. Tuba twababwiye gusa ngo utarakora na subscribe ubukwiye kuyikora hano kuri Otis Group. Amakuru y'ingenzi yose meza kandi ari ngombwa agakomeza aza kugeraho. Bye. Andi makuru nisanga itaha. Mwari kumwe nanjye Olivier Ndatimana, the head GCV Africa Ambassador. Bye.